Twongeye kubasuhuza nshuti bavandimwe bakunzi ba Nzuri Market. Twongeye kubatashya cyane tubifuriza kuzagira umwaka mushya muhire wa 2022, kandi twongeye kubifuriza kuzagira iminsi mikuru myiza ya Noheli n'Ubunani. Nkuko mubimenyereye, iyi ni Nzuri Business Group Limited ibicishije kuri channel yayo ya Nzuri Market. Nkuko mubimenyereye rero, tuba tubagezaho imitungo itimukanwa, yaba igurishwa, ikodeshwa, amazu, ibibanza ndetse n'amasambu. Si ibyo gusa kandi turamenyesha ko tubafitiye indi serivisi yo kubashakira ibyangombwa byo kubaka cyangwa kuvugurura no kubakorera amapura cyangwa se ibishushanyo by'amazu ndetse tukanayabubakira. Dushobora kandi kumanaginga imitungo yanyu mu byo twita property management, tukajya tubashakira abakiriya bakodesha amazu yanyu kandi igihe cyari cyo cyose. Iwacu rero muri Nzuri Business Group, umukiriya bari umwami, tubaha ubujyanama ku mikoreshereze y'ubutaka ndetse tukabarangira abashaka kugura, namwe mushaka kugurisha tukabashakira abakiriya mu gihe gito cyane gishoboka. Dushaka kandi no kubakorera igenagaciro. Nitwe kampani ya mbere muri iki gihugu ibagezaho serivisi nziza cyane zijyanye n'igura n'igurisha ry'imitungo itimukanwa. Turabasuhuje rero. Muri aka kanya rero tubazaniye inzu nziza cyane ya etage, inzu nziza cyane ya etage iri jimere, irimo inzu ebyiri mu yandi magambo. Iyi nzu ikaba iri mu mujyi wa Kigali, hano Igikondo, iri Igikondo. Iyi nzu rero irimo inzu ebyiri cyangwa se ibyo bakunze kwita jimere. Buri nzu ikaba ifite ibyumba bitatu. Buri nzu ikaba ifite ibyumba bitatu na toilette ebyiri na salon na salle à manger n'igikoni cyo mu nzu. Ni ukuvuga ngo hejuru hari ibyumba bibiri na toilette, hanyuma hasi hakaba salon, salle à manger, cuisine ndetse n'icyumba kimwe na toilette imwe ihurirwaho n'icyo cyumba n'abashyitsi bari muri salon. Inzu nziza rero iri moderne, yubatse mu buryo bugezweho n'ibikoresho bigezweho. Buri nzu kandi muri izi nzu ebyiri ifite annex, ifite inzu y'umukozi, soke yo hanze, igikoni cyo hanze cy'amakara na toilette na douche byo hanze. Ni ukuvuga ngo inzu imwe ni kopi y'iyindi, ni ukuvuga ngo zose zigiye zimeze kimwe, zubatse kimwe. Iyi nzu rero iri ahantu heza Igikondo, ni inzu ya etage iri jimere nk'uko twabibabwiye, ndetse buri gice kikaba gikodeshwa amafaranga 300,000 by'amanyarwanda. Ni ukuvuga ngo inzu yose muri rusange ikodeshwa amafaranga 600,000 yose hamwe. Ni ukuvuga ngo waza ukigurira iyi etage rero yose ni ukuvuga ngo ari ebyiri, igiciro cyazo ni miliyoni 120 z'amanyarwanda ziri negotiable, cyangwa se 120,000 biri negotiable by'amadolari, 120,000 by'amadolari biri negotiable. Ariko kandi ushobora no kudiriringa ukagura igice kimwe kuri miliyoni 60 negotiable. Tubahaye ikaze rero muri Nzuri Business Group Limited. Mukomeze mukande subscribe, mukora na share kuri iyi channel yacu kugira ngo mujye mubona ibyo tugenda tubagezaho, imari nziza tugenda tubagezaho umunsi ku wundi, 5 kuri 5. Si ibyo gusa kandi mushobora no kudusanga aho dukorera ku Muhima kuri Yamaha, mu nzu ya etage ari y'amatafari yanditseho Shema House. Mushobora kandi kuduhamagara kuri 0788 48 68
97 cyangwa se 0782 inshuro 3 izindi mbuga zacu zose Facebook page, Twitter, Instagram, hose twitwa n'ubundi Nzuri Market, cyangwa se website yacu www.nzuri.rw. Ni karibu cyane muri Nzuri Business Group Limited, iwacu mukiriya n'umwami. Si izi mari gusa dufite, nizo mutasanga hano tuba tuzifite, hari ziba bitarabaye ngombwa ko tuzishyira kuri izi mbuga nkoranyambaga. Nimuze tubarangire imari nziza zijyanye n'igihe, mwigurire ahantu heza, mutunganirwe, mukomeze kugubwa neza. Tubahaye ikaze muri Nzuri Business Group Limited, ikaze.